konsigne nziza zirimo ibice bibiri. Yego bagiye kwerera umupira mu gice cya kabiri ko twabatsinze mu cyambere. Umva barabashaka gusatira badushakamo igitego. Yego. Turarinda gute? Ariko turicara inyuma gusa dutegereze bajye baza buri minota 2 batwatake badutsinda byinshi aho. Yego. Nakunze icyo bita conservation du ballon, amaramplacement y'umutoza, ukuntu yagize icyo bita kujera umukino. Ahanga umutoza nawe amanota yayabonye. Kuko kujera iminota 45 ntitwinjizwe kandi tukazajya dukonserva tukabateramo udutero shuma ama counter attack tukabakiramo utuntu tw'udukufura tukabaremamo uburyo wenda budakomeye cyane ariko donc baro twikora kuzamu ryacu nabo tukabatera ubwoba ntibire kuri ijana ngo twatake ntaho ntacyo bari gutinya. Yego. Nabikunze iyi travail rero iri collectif. Iyi nayo niyo nazamuriye ibiganza yikomera n'amashyi nkavuga nta gikombe cy'isi wenda tugiye. Yego. Nkavuga ntabwo wenda kuri Nigeria byagenze neza ubushize. Yego. Hano bigenze neza. Ariko nkavuga byibura Yego. kutaba banyuma mu itsinda. Kudasuzugura ko dufite umwanya wacu byibura wa gatatu. Ubu tuvugana muri live turi kuwa 4. Nigeria ko yari kunganya. Mu gihe Nigeria twamana cyo gatatu babakane. Yego. Ntacyo binantwaye. Nabyo nta kibazo. Muri live kabisa. Mu makipe 6. Mfite 2 nanjye aho agomba kumwikira cyane. Ku rwego rwanjye nibyo. Ku rwego rwanjye nibyo. Uransaba byinshi nsaba ibyiki. Winsaba byinshi. Wetse gato uyu mwaka waranguye. Yagize umwaka ugoye cyane. Yagize umwaka kuri equipe nationale Amavubi umgoye. Toza nari nkeneye yuko zamfasha tugakomezanya. Contract ntabwo yayemye. Yego. Avuga ko batenze kwimuha. Habaye mabadiriko muri za federation. Yego. Habaye mabadiriko muri ligue habaho guhindura abakinnyi b'abanyarwanda b'abanyamahanga bariyongera bamwe babura umwanya. Yego. Abakinnyi bacu benshi bagiye bahindura ama equipe bamwe ntibanabona umwanya wo kubanzamo bakinaga babonaga umwanya. Yego. Ariko yestara kapiteni Jihad. Ariko yestara nubwo ari bwo kigurwa Casemiro. Yego. Muri Armas cyane. Ariko yestara muri Kaizer Chiefs ntarongera gusubirana umwanya aracyari kurwana nabyo. Ntwari. Ntago ameze neza wenda kuri urwo ruhande. Yego. Bagitego nibwo nyibohereza baracyari guhindura ama equipe. Ku rundi ruhande mfite amasura mashya babira amahire baracyarimo kwiyestara. Bashaka kongora iki? Bashaka kongora iki? Kipe nkiri mu gitereko nepo. Kipe yanjye abantu bose barahandi barakuza abantu baracyarimo gucreya abandi babaye settled. Usibye nka Damara ro kumana bavugaga wenda equipe ku ruhande rwa Nigeria. Birajua ibi gerarone bi playing muri iyo circumstance imeze gutyo aho abakinnyi banjye batari yestara neza mu makipe aho bamwe badafite imyanya yo gukina nyirwana nabyo aho umutoza kiri mushya bataramenyerana federation iri guhinduka impinduka amabadiriko none se kubasha gukora resultat mbasaba iki kintu. Nigeria nsiriye kimwe kubusa mu kiye gihugu muri Nigeria bari kubona ruje ntayo bari kubona umuzamu wabo n'umwabari hari bimye ariko bari kwiba nepo nabisesengwe neza byarashoboka. Nje rero ku bwanjye uyu musaruro muri izi match ebyiri 3-6 nsinze kimwe ninjizwe kimwe nje ntacyo nsaba amavubi kimwe nje namuze arakoze cyane gani. Nepo muri iyi match ndifuza yuko uza kumbwira ku bintu biri positives wabonye mu kibuga hagati uburyo umutoza yitwaye kuri iyi match uze no kugaruka kuri changement twabonye yatunguye benshi ariko twayibonye Kavita Manuel uburyo yitwaye ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri unatubwira reaction yawe ku nsinzi y'Amavubi kuri uyu mugoroba ese hari ikizere itanga hari byinshi bakubakiraho bakuye muri uyu mukino. Urakoze cyane ibindi wenda umuvandimwe yagiye nabivuga ibyo kwishimira wenda twanabihera kuri list umutoza ahinduye kuri iyi match irebye yakinnye abadefenseri batatu bushize yagiye igorana cyane binagaragara ko n'abakinnyi byagiye bibagora bitababaje n'abayobozi baherekeje equipe ya Fabrice ndetse n'abagenzi be bari bayoboye delegation yabaye ngombwa ko umutoza ahindura gira icyo kintu cy'iyo flexibility arahindura
byagaragaraga ko nyuma yo gukina iyi systeme mu mikino yakinnye na Algeria akayitsindwa n'imikino agiye atoza yari ataratsinda ariko abigarura kuri Nigeria nabwo biranga duhitiho Nigeria iradutsinda ariko n'ubundi Nigeria ni ekipe nk'uko Rigana bivuze yari iri mu rugo ikeneye aya manota byarashobokaga ko n'ubundi bashobora no kudutsinda ariyo tuba turi muri system isanzwe no kwenda icyo gihe uravuga ati natsindwa ariko reka nyine byorohereza abakinnyi banjye kugira ngo nabo barebe ko wenda hari icyo nabona nka resulta nziza kuri iki rero yakoze cyo guhindura system akazana system y'abadefenseri bane wabishimye nabishimye ni ikiri positive cyane kuko iyi defense yacu yaba ku ruhande rwa nimero 3 na nimero 2 tutabeshyanye kuri final squad yajyanye hari n'ikibazo kuko yajyanye Ombolenga Fitina murabyibuka Ombolenga n'umutoza Frank Trosten wagiye yasaga nka questioning akurura mwanya we kuri kabiri washyiraho uyu mutoza nawe bimwe mu byagarutseho rwose n'abariyo bakubwira wenda nuko babigira ubwiro kuri ko gwari nuko nawe yatangaje ko na nimero 2 dufite ikitego twatsinzwe na Nigeria Ombolenga yari hagarariye bibabaza umutoza asigarana akazi Fanuel ndetse na Mutsinzanje Jimmy so Prochuko nyemesha abanyura tsindi atanga cross ivamo igitego bituma itafata umwanzuro ko aza gukura mu Ombolenga Fanuel kavita kina kabiri cyangwa se kina n'ubundi muri defense atwari kasa nkweza kurwara gatina kabiri kuri match rero ikiri positive nuko yabashyize mu nshingano umwe ku wundi ntawe uri bugorwe iki kintu ni cyiza kuko abantu babonaga Fanuel kavita kuri kabiri wenda yanze kuderanja axe ye aba basore bamaze kugira ntago bapfa kukunyeganyeza ushaka kuvuga ngo uvanyemo manzi wigeze kunyura kuri kabiri abantu barabyibuka kuko bara no muri Libya abantu nuko batabikurikirana kenshi manzi yari igihe akinishwa iburyo kuri kabiri urumva rero ni umukinnyi yashoboraga kuhashyira Mutsinzanje Jimmy na Ozembika ko kare mu kiganiro ni umukinnyi wajyaga muri za Muhanga na Rayon Sport yewe yari igihe akoreshwaga kuri kabiri bitewe no ko axe yabaga irimo Manzi na Faustin cyangwa se Manzi na Mugabo Gabi ariko aravuga ati yo diwerekane kuyivangira Kavita Fanuel mujyani buryo ariko Ange yakinaga muri axe nk'umukinnyi usa nk'akinira iburyo mu buryo bwo kuza kunganira no gukuvura witwa Kavita Fanuel na niyo Mugabo Claude byoroheye iyo umushyize kuri gatatu numusaba gukina iyo kuruwari yose bigendanye nuko yari afite ikibazo kuzuru byasabaga ko anakina na mask ariko birangira itabonetse kandi Enzo Ariamon batamwizeye bahitamo gukinisha Claude ariko byasabaga ko mu buryo mukinisha ukina system itamuvuna cyangwa se idatuma ajya mu maduel cyane byatuma agira ibibazo byo kuvamo tugasufra iki ni kiri positive cyane cyane mu bigendanye na defense byanatworoheye cyane kuko ekipe y'igihugu ya Zimbabwe Tinotenda Filana Kadewere alias Tino Kadewere utigeze agaragara kuri iyi match wari usanzwe abanzamo biza gutuma baduha kuri Rwanda umusore witwa ngo ni Tandero Enkosi Metuseri Ngwenya bituma witwa Kavita Fanuel adasufra yemeza kuba Tino Kadewere byari kuba ibindi hari n'igihe kenshi agenda na perimeter cy'iburyo n'ibumoso ahinduranya n'uyu musore uyu munsi byanagoye witwa Tawanda Mospanise w'imyaka 22 urumva ko twabaye beza mu kwarinye ekipe ku mutoza ariko tugira n'amahirwe adversaire agira icyuho n'ibihanga mu basatira bakabaye batumenasa igice cyacu cya Mediane nakunze uburyo ya profise icyo cya adversaire burari ikintu gikomeye cyane buriya biba byiza ukiga adversaire nacyo kintu twibazaga tutese ko tubona ko Nigeria twize dukina nayo yatwizeho mu mikino myinshi tumaze gukina nayo twebwe habuze iki kugira ngo twige kuri yo Nigeria rero icyo igaragara ku mutoza w'Amavubi Adera Murushi yakoze inyigo kuri situation y'ikipe ya Zimbabwe abakubakinnyi bahari n'abadari turabizi ko Rivera Sinakamba nta wari uhari Marshal Monetsi Nyasha yarahari yagarutse ariko bakabura uyu musore kapiteni Rivera Sinakamba batuzaniye umwana w'imyaka 18 ni umusore twa Prosper Padera ni umusore ukina mu gihugu cya Finland nibwo yarakinnye match yabanjemo mu ikipe y'igihugu ya Zimbabwe urumva yagombaga gutondwa n'ikibikwereka ari muri sabu zakozwe igice cya mbere cy'ikirangiro we na Maswanise bigaragara ko batigeze bahirwa na match rero icyo cyo cyari muri Mediane ikipe y'igihugu ya Zimbabwe nakunze uburyo umutoza muri formation yabikoze bikagendana na animation mu buryo bw'imikinire Kazemiro asaga nk'ari ukasa wenyine
Kevin na mwene data Jihad bagasangira inshingano z'uburyo umwe mu gihe yagiye gukina role ya playmaker undi akamubera kuri nimero 8 basaga nkaho muri formation bakina ari abamiri offensif babiri ariko bakamenya uko bakina n'abakinnyi bafite imbaraga bafite control ku kirenge bashobora gutwara baro bose na ball carrier buri wese yayobora umukino mu gihe runaka niyo wayibonye cyane nakunze uburyo twakiniye mu matriangle byagoranye cyane ekipe y'igihugu ya Zimbabwe The Warriors yaba Kevin ushobora gukina iruhande rw'iburyo kinira muri triangle yunganira Kavita Fanweri ndetse na Barafinda cyangwa se Jidura agafasha uruhande rwa niyo mugabo Claude ndetse na Georgia Kwizera wabonaga ko byibuze mu gukina baro mu gihe duhererekanya twubaka mu rubuga rwacu mu gihe dusohora baro zasohokaga wabonaga zisohoka biri ngombwa rero ni imikinire yatworoheye cyane irimo n'iyo guprofita adversaire utari mwiza no mu gice gikomeye cye cya mediane rero navuga ngo ni bimwe mu byiza nabonye ku cyo avuze Rigani nibyo ari ukuntu tuvuga ngo ekipe itangiye kwatakwa n'ejo na tuzabigarukaho noneho n'amakuru gifite ejo rwose mu buryo bwimbitse mu gitondo tuzanabigarukaho buriya ni ibice bigize umukino nka Rigani nk'umutoza arabikubwira ekipe nka Zimbabwe yari bizi ko yatwakiriye umutoza Michael Ness watoje u Rwanda za 2006-2007 arabizi yuko nawe yahuraga na ekipe yahoze atoza nabyo hari indi bituma urugamba rukomera nayo n'indi mpamvu y'urugamba hakazamo kuvuga ngo ikipe mu munota ifite yarangagije gusa n'iratsinda kuvuga ngo iratsindwa n'u Rwanda byitwa ko yakiriye byitwa ikifite abakinnyi barimo n'abapro baruta bacu wabonaga nabo bagezeho bajya muri leta yo kuvuga ngo tugiye kwataka tutizigamye kuko mu bakinnyi bose bazanye baje gutsimbura bose baje ari abakinnyi bataka uwabanjemo yitwa mwana mugarutse muri match witwa Billy Antonio ukajya ku musore witwa Walter Musona ni umukinnyi usatira ukajya ku musore witwa Taimoni Machope ni umusore usatira umukinnyi wenyine waje mutari umukinnyi usatira nawe kuko na Divuka Manja yasatira cakurwana ivuga ngo impinduka enye zose umutoza ekipe y'igihugu ya Zimbabwe